Ndi papa sava. Oye, iyo ni yes ndayibuka. Yes. Noneho rimwe biravuga ngo bambwiye ko ama fine ubwo meze neza ama fine meze neza turebye have money sha fite amafaranga have money kabambwiye ko ari gutera ni na ewa ase kuki ubundi bafata ingombajwi bakazikira eshatu botro ni wa botro icupa rishya ni wa botro zakivuga ni wa botro have money fite amafaranga ni wa botro ni wa botro fire umuriro amaza bita se ko kutagiye ku ishuri kutagiye ku ishuri meze bite njya ku ishuri ako se manu wagiye ureka kwitiranya ibintu koko niba wonye ntambaye imyenda y'ishuri ubwo si ndi umunyeshuri ubu nge ni Ramazani wumvishe neza ntukapfe kuvuga ubugambo rubonye bwose none se iyo utambaye imyenda y'ishuri ubwanjye bwo mu ishuri buki bufite gusa ubwenge bwajya yumva ariko gahungu karasetsa ko ndamwereka aho ngeze nase ugiye kunkoresha ibizami ndamwereka aho ngeze ariko so nawe watangiye kwiga sha urumva boss nageze kuzana umwana Tujye umwana avuga icyongereza. Boss aramuntwara kumbe abantu bambwiye ko umwana umukobwa ngo boss yasemuraga n'ababeshya. Urono nje ndikwiga icyongereza giye. Waje sinawe tukajyana ku ishuri. Rakareka. Kagaguko kapiga nzenze ku bunete kakasige kaza kunyigisha ku mugoroba. Hari gihe jamwa n'icyumba cy'umuntu. Nahisemo kujya kwiga. Numva nosomera ngaho umfisha. Ngizi nizo maze tugezeho. Izi ngizi somera twumve nyene. Umva sha manuzi ko tarabimenye. Do reba iyi ngiyi ibanza. I Wayibonye? A M F I. Oya no kuvuga ngo iyi ni intero. Na E nyine n'intero bifatanye nyine ku buryo bifite bivuga nyine mu cyongereza cyiza kiryoshye ku buryo nzabifashe burundu. Twatangiye kwiga imwe ntabwo twari twagize igihe cyo kuzifatanya. Nta kintu mariye. None se yisi I. Iyi ni I. Yise si A. Ni A. Yise si Ma. Bifatanye se. I ama. Ntabwo twari twatangira kubifatanya ibintu. I ama. Fine. Ibinoza byinshi bishoreranye gutya. Ntabwo turabigeraho ariko nitugera mu wa kabiri singiye kuza bitondanye rero uzagiza mwigisha uzagiza gukora homework I ama fine akantu kitwa homework bwakoraga na bapasaba ubu ninjye uzajya hobokoresha oya Manuel ntabwo wize wanjije wese ko ibi ngibi nzi kwifatanya ko njye ndimo kwiga umvara njije no ariko reka mwemeza Ramazan gibwira aze hano mubwira azana mwemeze ashabano oya uzi gusoma ndano ngaho somera tungu tumwemeze uramusiko nta kintu somera hano. I'm fine. I'm fine. Akazi I have money. Aka ntago ari money yise? Ni money? Aka new bottle. Akazi fire. Bikiye Maza kwana nziga nyine Manu nyine yiga mu myaka yisumbuyeho ariko reka ngubwiza ukuri Maza kubeshya ni kubimva waribyaye ngo waribye neza ni photocopy yagize ngo bafashe cya kintu giprinting impapuro none akure bara printing umvarate genda hari be baguhaye agafanta ndaje sibyo ariko se
ase Manu umva reka umva we ako se nukafuye umwana wawe umwana wanjye umwana wanjye asiko Manu kirane cyana nirobeye Imana buriya ariko shaho umva cyo buriya kiri hejuru nyine twiga ku kigo kimwe ariko hari hejuru ubwo mukaba mugenzwa n'iki rero oya ko se Manu wese urabona arabwo nambaye uniforme oya byose uniforme yaryo ngo bajije oya nuko ukunda kumfata nk'umunyeshuri w'umwana wiga mu wa mbere ariko nkubwire ko buriya nubwo niga nge buriya ndi mukuru oya uri mukuru najya gushaka ubumenyi ariko ubu nge nimaje kuba oya uri mukuru reka ntabwo ari umwana ufite umutwe ngana gutya n'indegana gutyo ubwo se wowe nimba ubona ndi kubwe n'icyo nirobeye urabona nabanje gukora ni VIP se cyangwa ni ahubwo wumva shakira icyumba cyiza giteguye cyiza ariko cyiza cyakindi ibyumba byanga bihora biteguye oya ndashakira cya VIP nyine ko se cyara cyane ntabwo kibona we ibitoto gifite ntabwo twemereye kureba ibyana by'abandi ntabwo nakibonye ndashaka ko untegurira icyumba cyiza cyane yego ku buryo nitugerayo ahita yumva ari ahantu nyine nawe yajya ahora agaruka ariko buryo uko agenda agaruka nanjye uko agenda mbateza imbere nishyura nyine uko tugarutse nishyura wumvishe okay none ibyo bintu byoroshye sibyo womereza ibyangombwa mbandike mu gitabo oya mano umva ibyo byangombwa byihorere guke ibyo kwandika kuzi ko ibyo bintu byari binyirukanije nabaza ngo ziko njye hano nakije abantu badafite ibyangombwa byari banyirukanye none se wowe mva nkwereka ahubwo mva nkwereka kugira ngo ibintu tubyoroshye enda kantu nawe ureba ko usoma ariko ibintu byo kwandika mu bitabo bike rwose erega ntabwo turi butinde kuko nyine arahita ataha nanjye nitaye ntabyo umva yewe ntabyo kurara birimo ni ibintu byo gucapurisha hanyuma se ay'icyumba yishyura nayo se ndayishyura nyine ko mfite amafaranga ngiye ko namaze n'ubwo ndi umunyeshuri sha ariko bakurishije za mukecuru wawe harya ukigeze kuranga cya VIP Siveni se byari byaka nanjye mwashyize no kuri senkani nakishyura mbere hubwo yego erega ubundi ngaya ubundi abari yagasuku ndagwa n'isume y'umweru noneho nawe mwema kana ariko ndagwa n'isume y'umweru yashyira ku ruhande uyavanga nyavanga se ubwo bujije ndabufite ariko umuntu ugeze ku cyongereza kimeze gutyo rero mva nkubwira kandi kantu ubonye ukuntu twese bitunaniye baducije n'ijisho ariko ngene nagerageje ariko twebwe ziriya kuzifatanya nyine ntiturabigira tangutunganyirize hanyuma se ubwo harya umbwiye VIP nyine se yaveni umva amazi ashyushye arimo ibintu byose urakuremo n'ibintu by'imiyaga se ndashyiramo radiyo ahubwo akunda izi ndirimbo oya na radiyo mu cyane ntabwo dushaka ibintu byose ariko uzi ko ngo buriya ngo ibintu byitwa rock and country ngo bari ibintu kubitamo rock cyangwa kubitamo country music ariko nicyo twita rock hari njyana ya rock hakaba country music hakaba n'indi yitwa slow sibyo noneho hazamo reggae ariko iyo maze kwa Bob Marley kwa Bob nyine na barakidobe ariko noneho hari indi noneho bita wajya ntunganyirize we tugira na amapiano se muri bukenere oya ariko se urabona umuntu wacomotse kidogo ugashaka kuzana umundi kanze gukorera umuti nyarutsa mano nyaruka ariko se wowe ikibazo gikomera yewe umva shatse twiganirira niko wahabonye mbonye ukuntu hari amahumbezi sha umisha umuyaga mwiza uhari hase urabona ari cyo batwaye yego sha ako disi urimo kureba neza ongera useka ariko useka neza cyane ubu rero nyine tuje gufatira akantu kuko mwareba harimo ibiti reba nk'ako gati kari uruhande rwawe akakohereza imiyaga myinshi cyane wakabonye ukuntu ari keza ni keza cyane okay Manu Manu ntaratunganya ni ukuvuga rero ahangaha aha niho hambere ariko abantu basohokera bakaba bafite umutuzo n'umutekano n'umudendezo si byose cyane nabibonye ariko urahumva nyine nawe ko ntameze neza nyine
numva rero reka tugende sibyo sha ase ko haguzwa mwamusubira turetse kumvikana mwamusubira muri muri cyaguzwa mujya hehese ese wowe gahunda zose nyine si gahunda nyine ugomba kwinjira uzi ngo urinjira hehe ntabwo uzi systeme se kuntu yagenze turagira ngo tuvugane ibintu byendanye n'iminota n'amasaha nyine ni iminota mikeya nyine nawe urabona n'amazani yo mbwiye iminota mike yo mbwiye ingana mbese wongeye nje gutinda hano kuko mano ngaho genda mugire ry'amagera agafunguzo kari warabye umva yego gendere muri 6 ariko se amaza ubwo ntago ari gukenera imigozi yo guhambira ariko wakoresha n'ishuka da ukayihambira ariko yego sha none se haryo warumbwiye ngo mbe nkwa ufasha akantu mu mashaka yawe shamba ko bavuga ngo manode ngo amaze imyaka ingahe nta mugore niba batumazeho wait ata Komano. Ni bande bari mu cyumba? Ni bande bari mu cyumba? hafi ya byose ugira ngo ntibyafashwe bose kwemo nka bingahe biri video ibindi byo hafi ya bingahe byafashwe Aba bari kukabya ni bande se? ubwo se si diaspora nimba atari kashi kuko urumva bisa nkaho byegeranye Nta muntu witwara Ramazani wageze hano se? Ramazani w'igikarasa cyangwa w'inzobe? Ramazani umwe wiga hano hepfo ku kigo. Zane ko numva ibyo bitari kuza neza ra. Ramazani wigana na Ndimbati na Nyiragitaro ntabarimo hano. Oya Ndimbati na Ramazani na Ndimbati na Nyiragitaro ntabarimo hano. Ramazani. Aho urimo hano? Wenyine ariko. Genda mumbwire aze hano. Bwira Ramazani aze hano. Ese ntago yafashe ntago ari kuruhuka bose. Ndakubwiye ngo bwira Ramazani aze hano. Amaza cyangwa se nimba aho mwakuta none se regara kuri muri se kwa mutanze n'umubyeyi ku ishuri uzangiza kuvuga none so kuvuga ubwo ni Bite Ramazani. ni byiza papa sava nyine ticha wacu yajyanye umwana ku ishuri nuko nyine nanjye nza kwitemberera hano nyine nje no kukureba amujyanye ku ishuri ticha wacu nyine yarwaje umwana ava ku ishuri nuko akimujyana kwa muganga nge nza gutembera Kutambaye uniform. uniform nyine
nkunda kuyambara cyane cyane ndi ku ishuri. Ariko nyine basakuzaga abanyeshuri nuko mbona ntacyo naba ndimo gukora. ko ishati ifunguye se nagira ngo numve imiyaga kubera aya mahumbezi y'aha ngaha nyine haba hari imiyaga rwose. hari n'ukuntu ino nda nyine ibabaza ibipesu akangura kugira ngo bitacika irabituga. ariko rero ubu birafunze da, birafunze rwose. Manu Ramazani se yazanye nande hano ko ndimba atarwaye? arya ndimbati nawe ararwaye Ramazani. Ndimbati ararwaye ejo bamuhaye agahushya. ubwo se ni ubwo ntabwo waba uri wenyine nako nimba ndimbati ararwaye. ariko ibintu ariko bura Ramazani reka ngiye nkugira inama nk'umuntu bura umujama sibyo. niba uzajya ubona mugenzi wawe mwigana arwaye nawe ugiye gumira mu rugo n'ukaze mu kabari. Ese arubwo turi impanga nubwo twiganirega bura nta nicyo dupfa. Manu Ramazani yaraye mu cyumba nimero kangahe? arya Ramazani uri muri 5 muri 6. ndi muri salo herekera mu cyumba. nzanira ikaye. nzanira yakaye. y'ibyo mu cyokezo ndavuze ngo zana ikaye. ariko handi byagendaga nta kibazo. namwe iwanyu ikawa zararabye. rwose n'amasomo birimo kugenda neza cyane. mwararimye barimo kurima. barimo kurima. njye buriya ibintu byo guhinga sinyambibasha. Urahingisha? ndahingisha cyangwa mukecuru nawe agashyiramo abakozi nanjye gutyo nkagenda ashyiramo abakozi. mfungurira kuri nimero handitseho Ramazani. fungura ku rupapuro na nimero yanditseho Ramazani n'icyumba arimo. uri kubyumva? bose nari naramushyira mu gitabo. ajya mu cyumba tutaramushyira mu gitabo se. urumva ukuntu nyine agakaramu nyine ukaburaho gatoya ugahita uvuga ngo agakaramu kakiza ndahita muvivura. biroroshye uraza kumuvivura. nzanira umukobwa bari kumwe mu cyumba. Pereza zana umukobwa bari kumwe mu cyumba. ndamuzana. ubwo se urumva nyine atabizi nyine urumva ibyo se hari uwabivuze urumva nyine ubwo atabizi nyine. se babimubwiye se? nta kintu kuri kw'Imana do tugapfa iki gihe. bamuzane nyine ngo ndamuzana ariko rero basava. naho ubundi nanjye nagiye i Kigali. Hari ibintu nagombaga gushakayo mvuga nereka ndangure turebe ko byagenda. yewe nawe ugira ngo uzahari ikibazo gihari. reka ntacyo biba ari ibyerega. reka tuba tugomba kuza no gutembera nk'ibisanzwe. ugatembera wa mugani. tugatembera nase tica nyine ko atari ahari. nawe wari uhari. kandi tiki yatari urumva mama ugomba no kuvuga muti turoragsingi. nyine ibintu byo gusakuza mu ishuri mukaba mwajya no mu byicungo. erega hano haba n'imiyaga. haba imiyaga rwose niyo mpamvu njye nkunda no kuhaza. ikindi kandi karibu ma. mbega ikidomange. Sabe kumwe n'umuntu ushaje. enda ino. Ndani. Muraho. Ramazani mitese. sawa. Babita bande. Banyita Dative. Niwe witwa ko bukeye.
Okay. Mwaduha irangamuntu yanyu? urabona nari narifotoje nitegereje nyine. nta rangamuntu urafata? uzi ko nta rangamuntu afite se Ramazan? ariko ni mukuru. Ni mukuru byo. Ni mukuru byo kutayifata cyangwa byo kuba yaratakaye. Okay. Ufite ikindi cyangombwa se? Icyo ndagifite. Kabukeye dative. Mwese muzehe Ramazan, ni gute urimo gufata abanyeshuri ukabazana muri roge? Ni ukuri ko Imana kwara gutembera. Gutembera? Gutemberera mu cyumba? Mwari muvuye ku ishuri? Mfungurira icyo gikapu ndebe. Mfungurira n'icyo. Ese Ramazan ubu turi sangahe? Turi sangahe? Saa 9. Saa 9 se wakagombye kuburi Mu ishuri. Hanyuma urakora iki hano se mu kabari? Tica ntawe uhari. Iyo tica adahari suzana abanyeshuri muri roge? None se ko ari mukuru. Inde? Ukurikije iki? Imyaka mbona hano ku ikarita y'ishuri cyangwa igihagararo? None yiga mu mwaka wisumbuye wanjye. Yiga uyu mu wa 5 secondaire kandi nge niga mu wa 1 primaire. Mwageze hano mutese? Nyine. Ari wowe nawe ninde wazanye undi? Bari niwe wanzanye rwose ngo ni umumama muri divorce. Yagushutse? Aranshuka ngo nze angurira icupa rimwe. Yabyariye imyaka ingahe? 4? Yavutse ari mu mihango ku buryo ari divorce? None se ko yambwiye ngo ni mukuru. Ngo uyu muntu yiga mu mwaka mukuru nkaba ari na mukuru. Ubwo rero reka tubyoroshye Ramazan. Naje hano mufiteho amakuru. Sibyo? Aho uca mu nzira abantu baba bakubona. Ntuzakeke kurimo kububa. Turagendana? Yego. Uri kubyumva? Ndabyumva. Ni gute ufata abanyeshuri ukabazana muri roge bataruzuza imyaka y'ubukure? Sava. Se niko muko. Ubu yagukuye ku ishuri akuzana hano wabonaga hano ari? Mwaramuje muri trip? Winsubiza mwinjiye mu cyumba wumvaga mugiye? Mu cyumba cy'amasengesho ku biro by'akagari ugiye gufatamo ibyangombwa warugiye? Ngambwira. Nyine nawe urabireba. Nkanjye mukuru nyine. Mfite umubiri. Kandi umubiri wanjye nyine urakora. Bigeza urakura. Urakora. Ariko bigeza urakura uba mukuru. Nyine no byaje nyine gutyo. None urabyitwara mutese? Urabyitwara mute? Nyine ndahita mbireka. Ubireka? Hanyuma bamaye amakuru se ko ari inzego z'ibanze. Urabireka uzisimbuke? Nta kintu twakoze ndagatwika bira y'Imana, nta kintu na kimwe rwose twaye tukinjira uhituza rwose ntubiremereze ngo bigire intambara rwose. None se ntabigize intambara bakabapima bagasanga hari ikinjiye? Oya pe, oya rwose nawe mubaze pe. Nta kintu na kimwe kinjiye. Kubera ko nubundi atari ngiye upima kandi sinakimanza. Reka mpamagara abashinzwe kugenza ibyaha. Ariko se koko papa Sava kuko nshikiriza amashuri hejuru ibyo ngibyo. Erega baraza bakubaza nibasanga nta cyabaye wenda baraguha inyigisho. Tukabirangiriza aha
bikarangirira ahangaha aho kugira ngo rwose njye gucikiriza amashuri kandi rwose ifite gahunda yo kwiga nkamenya nkaba umuntu rwose ukomeye cyane. None se uko gutakamba ufite kuki utagutakambye mu mutima mbere y'uko ushuka uyu ngo muze hano? None se ko kuki ukurura wishyira? Niba bazi ko mwaje hano bakari nabo bandabuye batuduye amakuru, kuki ushaka kuntakambira ngo ngewe mbizinzike? Urifuza ko njye mfungana nawe? byari umubiri ariko ubu byarangiye, umubiri watuje, ubaye ikinonko. Mbega ubu byarekeye mve ngo byarekeye. Umubiri wabaye ikinonko cyangwa ibuye? Ntabwo wongera kururumba, nta nubwo uzongera kururumba. Reka n'ubundi baza hose ucyangwa. Ariko se wambabare koko wa mubyeyi n'ubundi kusanzwe urumva nanjye rega ntago nshaka kugushyira ubuyobozi. Tubirangiriza uri kubyumva se? Ni mama mubaze ntabwo wumvise se nshaka gushyira ubuyobozi. Ariko reka uwo mubiri wabaye ikinonko bazana amazi basukemo noneho babumbabumbe bakira ikintu gifatika. None se kuko abagenza cyane bazi urabona biri bugenderaho koko kandi imama ndagatwe kabira y'Imana nta kintu na kimwe ntabe na kimwe twigeze dukora. Mubaze nguyu rwose nawe rwose nyine ariko ubu mubiri ndawuhagaritse ntabwo uzongera kururumba. Nyine nabonaga ari mukuru ntabwo narinzi imyaka ye. We ntukuze se? Reka gusamba rero. Ubuke ko Bibiliya ivuga ngo niba watekereje icyaha uba wagikoze. Ayiwe. Papa Sava.